ubwo yari gutegura gukora album mu by'ukuri bivuzwe ko ahubutse kuri etage akahita anabura ubuzima bwe. Ibi ngibi mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru akomeje kuba mabi mu matwi y'abanyarwanda, ni amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda ababaza benshi. Ibyo mwako shiti mukunzi, niba ari ubwa mbere tukibana kuri YouTube channel yacu, turagusaba kureba hasi yo video wewe ure niba warakanze subscribe, ukore gukanda ku subscribe, ukore gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatandukanye. Kandi banyarwandakazi, barundi kazi, ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa mu Rwanda, ni inkuru yakomeje kugenda iba inkuru y'incamugongo mu by'ukuri ku banyarwanda ndetse n'abakomeje kugenda bakunda ibihangano by'umusore. Ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda nyine inababaza abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi akaba ahubutse kuri etage, aho kandi mu by'ukuri yaje kuba yava mu Rwanda, bikaragwa ko yaje kuba yajya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri uyu munsi inkuru ibaye mbi mu matwi y'abanyarwanda, agarutse mu Rwanda mu by'ukuri ari umurambo, aho kandi bamuzanye mu ndege i Kanombe, indege ikaba ariho icyagwa. Ni inkuru yakomeje kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mu bahanzi mu by'ukuri bakomeje kugenda bubaka igihugu cy'u Rwanda, mu bahanzi mu by'ukuri bakomeje kugenda banavugwaho amakuru menshi cyane, dore kandi yakomeje kugenda anavuga ko inkuru mu by'ukuri uyu musore yakomeje kugenda agira amabanga nyinshi cyane. Uyu munsi tugiye kuba twanarebera hamwe n'inkuru yakomeje kugenda inababaza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, by'umwihariko abakomeje kugenda banamukunda. Uyu munsi mu by'ukuri munyemewe tube twareba ikintu cyatumye uyu muhungu ahita anapfa, ndetse kandi nyuma yo gutegura album yari kuba nyine yarategura album y'indirimbo mu by'ukuri yabashe kuba yanahimba, ariko uyu munsi bikaba birangiye nabi. Abanyarwandakazi, barundikazi, iyi nkuru nanjye yakomeje kuntera ubwoba. Ni inkuru nakomeje kugenda numva heshi ikomeza kugenda inkinege. Mu by'ukuri ni umusore wari ukiri muto, ni umusore utarigeze unashaka, ni umusore utari ufite umwana. Uyu munsi mu by'ukuri biraza kuvugwa hemwe abanyarwanda mwe ko ibi bintu bindeze byakomeje kugera mu by'ukuri biba akasa mutwe mu matwi y'abanyarwanda. Benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu uyu musore yaba atabarutse akiri ingaragu gutya. Ni umusore mu by'ukuri wagaragara neza, ni umusore umeze neza cyane, ni umusore wakomeje kugenda unakura ibihangano bigakundwa n'abatari bake mu Rwanda. Kuri uyu munsi inkuru mbi ikaba itashye mu Rwanda, ivuga ko mu by'ukuri azanwe mu Rwanda kuba nyine yanaherekezwa, akaba yahubutse muri etage. By'ukuri amakuru yakomeje kugenda avugwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ni uko uyu musore mu by'ukuri ku munsi wo kuwa mbere yaje kuba ari gutegura album y'indirimbo yabashe kuba yanakora. Ndagira ngo mu by'ukuri yakoze indirimbo nyinshi cyane murazikunda, yakoze indirimbo zagiye ziba trended mu Rwanda, ni indirimbo zagiye zikundwa n'abatari bake. Ni umwe mu basore mu Rwanda mu by'ukuri bakoze indirimbo mbere na mbere ndetse zikaba zarakunzwe n'abatari bake. Nk'uyu munsi mu by'ukuri twavuga indirimbo yabaye y'ibihe byose, ni indirimbo yanditse bwa mbere yahereyeho yise Agapapuro Uzagace. Ni indirimbo mu by'ukuri abasha kuba yanakurikizaho indirimbo yishe Ikiragi, umukunzi ni ikiragi. Ni indirimbo zakomeje kugenda zinatrendinga. Uyu munsi Kitoko akaba abuze ubuzima bwe, bikaba ari ibintu byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara nabi mu matwi y'abanyarwanda. Ni byakomeje kugenda bibabaza benshi, bakomeza kugenda mu by'ukuri bibaza umusore umeze gutya, umusore mu by'ukuri ukiri muto gutya, umusore utarigeze unashaka umugore, umusore wari ukiri ingaragu. Mu by'ukuri yakomeje kugenda avugwaho amakuru atari meza cyane, ndetse kandi yakomeje kugenda anavugwaho amakuru menshi cyane. Uyu munsi nagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mwumva ko yabashe kuba yanajya mu rukundo n'umwana wa Perezida Paul Kagame, bikaba ari mu byakomeje kugenda bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndetse uyu munsi abanyarwanda benshi bakomeje kugenda babyumva, ariko ntabwo twabashe kuba twamenya uko byarangiye. Uyu munsi munyemere tubashe kuba twakinjira mu buzima bwite bw'uyu muhungu Kitoko. Ni ubuzima mu by'ukuri buhishe, ni ubuzima bwakomeje kugenda bunatungura benshi, ariko kuri uyu munsi bikaba birangiye nabi. Byakomeje kugenda mu by'ukuri binababaza abanyarwanda benshi, bakomeza kugenda bagaragaza amarira. Indege iparitse hano i Kanombe mu by'ukuri ivuye muri Canada, ubwo bivuze ko mu by'ukuri umurambo wa Kitoko uzanwe. Kitoko abashe kuba banahuka kuri etage ari gukora album y'indirimbo, yabashe kuba mu by'ukuri yakora album yari kuzakundwa. Ni album y'indirimbo zigera kuri 3, indirimbo zose mu by'ukuri yakomeje kugenda anahimba. Ubwo kandi arutse gukomeza kugenda anatangaza amakuru atandukanye, benshi bakomeje kugenda bibaza mu by'ukuri kuzima k'uyu musore. Uyu munsi mu by'ukuri hakaba hagarutse inkuru itari nziza, ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi cyane. Ni inkuru tugiye kuba twanareba hamwe turebe icyakomeje kugenda kinatera ibi byose, ndetse kandi icyatumye Kitoko abasha kuba yanazima cyangwa se mu by'ukuri yareka umuziki. Dore ko kandi arutse gutangaza ku rukuta rwa X cyangwa se Twitter, avuga ko mu by'ukuri umuziki atakiwukora bitewe n'akazi cyangwa se mu by'ukuri n'imirimo yakomeje kugenda anakora. Uyu munsi mu by'ukuri ni umusore w'ingaragu, ni umusore mu by'ukuri wari ukiri muto, ni umusore w'umunyarwanda ufite amafaranga, ni umusore wari uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yaje kuba yanava mu Rwanda mu mwaka wa 2020, yaje kuba mu by'ukuri yajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko uyu munsi inkuru mbi ikaba itashye mu Rwanda, bivuga ko mu by'ukuri umusore wacu azanwe mu Rwanda, mu by'ukuri akaba ashyizwe i Kanombe. Ababyeyi bagaragaje agahinda gakomeye cyane, aho kandi twari turi i Kanombe mu by'ukuri twakomeje kugenda twumva ababyeyi benshi, aho twumvishe umubyeyi avuga uti mu by'ukuri umwana wanjye n'umwana upfuye atansikiye umwuzukuru, n'umwana upfuye mu by'ukuri akiri ingaragu. Ni ibintu byakomeje kugenda binababaza abanyarwanda. Mu by'ukuri ni umusore wari ukiri muto, ni umusore mu by'ukuri ufite ibigango, ni umusore ukomeza
kugenda uniteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi akaba yaravuye mu Rwanda ariko yari yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ku munsi wo kuwa mbere yarahubutse muri etage ari gutegura album y'indirimbo. Mu by'ukuri ni album yaravuze ko ari album agiye kuba yategurira abakunzi be. Mu minsi ishize Kitoko yakomeje kugenda anatangaza amakuru avuga ko mu by'ukuri agiye kuba yakora turn back komeye cyane, akaba yagaruka mu muziki ndetse kandi akaba yari gutegura album y'indirimbo zigera kuri 3 n'indirimbo zari zarakunzwe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, n'indirimbo mu by'ukuri zikomeza kugenda siko ko ari indirimbo za trendinze, n'indirimbo yakomeje kugenda arandika benshi bakazikunda. Gusa mu by'ukuri bashe kuba byarangira atageze ku ntego yihaye. N'umusore wari ukiri muto, n'umusore w'ingaragu, n'umusore wakomeje kugenda anababaza abanyarwanda by'umwihariko abamama bakomeje kugenda bibaza mu by'ukuri impamvu Kitoko abashe kuba yapfa ari umwana ungana gutya cyangwa se mu by'ukuri ari umusore muto ungana gutya. Twavuga ko mu by'ukuri akenyutse uko mu by'ukuri imyaka ya Kitoko ni imyaka itari myinshi, nubwo nyine mu by'ukuri akomeza kugenda avugwa amakuru, ariko amakuru akomeza kugenda avugwa Kitoko nuko nyine mu by'ukuri yari akiri umusore cyangwa se yari akiri ingaragu, akaba nta mwana yari afite. Nyine yakomeje kugenda agaragaza agahinda gakomeye cyane ndetse kandi akanababazwa nuko mu by'ukuri umuhungu we abashe kuba yanapfa nta n'umwuzukuru amusigiye. Ibindi mu by'ukuri bikanavuga ko byakomeje kugenda bimutera agahinda gakomeye cyane, agahinda katumye mu by'ukuri mama we akimara kubona indege mu by'ukuri yurutse hano i Kanombe. Yakomeje kugenda avuga amagambo atandukanye avuga mu by'ukuri ko nyine umwana we yakomeje kugenda amutera agahinda gakomeye cyane, n'umwana ukenyutse mu by'ukuri, n'umwana wakomeje kugenda ukora injyana zitandukanye. Ibi byose mu by'ukuri ntibyakomeje kugenda bivugwa mu Rwanda, benshi bakomeza kugenda bagaruka kuri inkuru ya Kitoko ubashe kuba wanapfa ahubutse kuri etage ubwo ari gutegura album y'indirimbo 6. Ni album y'indirimbo mu by'ukuri zakunzwe, agapapuro zagace ikiragi ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi mu by'ukuri zakomeje kugenda zikundwa n'abatari bake. Kuri umunsi abanyarwandakazi barundi kazi, ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abanyarwanda muri rusange. Benshi bakomeje kugenda bibaza mu by'ukuri icyatumye cyangwa se inkomoko yo kugira ngo Kitoko ahite yitaba Imana mu buzima bwe mu by'ukuri bashe kuba bwanarangira uyu munsi. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bitera benshi ubwoba. Cyane amakuru akomeje kugenda avugwa nuko Kitoko mu by'ukuri nyuma yo gukora indirimbo yahise ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo nyine mwakomeje kugenda mwumva amakuru yakomeje kugenda anavuga mu Rwanda, bivuga ko mu by'ukuri Kitoko yakomeje kugenda anakundana n'umwana wa Perezida Paul Kagame. Akaba ari amakuru yakomeje kugenda avugwa n'abatari bake mu Rwanda, ni inkuru yakomeje kugenda inagarukwaho na benshi mu by'ukuri bibaza impamvu Kitoko yahise anava mu Rwanda mu by'ukuri mwaka wa 2020 ubwo nyine yari amaze kuba yanakandika indirimbo, yahise ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi akaba ari naho yapfiriye cyangwa se yatabarukiwe. Uyu munsi bikaba byakomeje kugenda binababaza abanyarwanda bakomeza kugenda bibaza mu by'ukuri icyatumye Kitoko ahita agenda cyangwa se asiga abakunzi be, nyuma y'uko akomeza kugenda avugwa inkuru ko Kitoko mu by'ukuri yari yaravuye mu muziki cyangwa se yari yasezeye umuziki. We aza kuba yatangaza ko agiye kuba yagaruka, bikaba birangiye mu by'ukuri yitabye Imana. Nimwe mu nzozi mu by'ukuri yakomeje kugenda ivugira muri benshi, bakomeza kugenda banabigaragaza, bigakomeza kugenda bivugwa n'abatari bake. Nimwe byakomeje kugenda mu by'ukuri bivugwa mu Rwanda hose, ubwo nyine mu Kitoko yakomeje kugenda agaragaza amarira n'agahinda gakomeye cyane. Abavukana nawe bakomeje kugera mu by'ukuri bibaza icyatumye Kitoko ahita anabura ubuzima bwe. Reka gushimira ko ukomeza kugenda ubona natwe gatandukanye, kandi reka nizere ko wakanze subscribe, wakanze no kurinzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ukurikira gahunda n'ibiganiro byacu gatandukanye, kandi dukomeza kugenda tukugezaho, dore ko kandi twere kuba twabagezaho amakuru akomeza kugenda anavugwa ari update mu Rwanda. Reka ngushimire ko twabanye muri iki kiganiro. Njye nitwa Mr. John Firo. Ciao ciao.